Hi, I want to show you something which is very important and I'm very sure you are going to like it. Hari igihe nk'umumotari ajya gutwara atwaye moto ya Spiro ukabona muri screen ye harimo harakamo ibintu byinshi, harimo imibare myinshi, ukibaza si imibare bishatse kuvuga iki. Today I'm going to show you everything, nanagusobanurire se muri screen haba harimo iki. Yeah. Okay, kuri screen ya moto ya Spiro ikintu cya mbere bakwereka battery yawe, bakakwereka battery ifitemo umuriro ungana gute. Niba ufite nk'ubu ngubu mfitemo 93, ibagenda bakuraho umuriro agakoni bagakuraho, hari n'igihe kigera bakaguha warning bakakubwira ukeneye kujya gucharginga. So igice cya mbere kitwereka ese battery yacu ifite umuriro ungana gute. Igice cya kabiri bakwereka umubare w'ibirometero uba umaze kugenda. Nk'ubu ngubu niba nari maze kugenda ibirometero bingahe, bagenda babikwerekamo hano. Bakakwereka bati ugenze ibirometero 5, 7 cyangwa se gukomeza. Nk'ubu ngubu kuko duhagaze moto batwereka yuko iri muri parking. Ariko iyo itari muri parking bakwereka yuko uri kugenda umuvuduko ungana gute. Ibirometero bingahe mu isaha. Bakakwereka wenda uri kugendera ku muvuduko wa kilometero 40 ku isaha, 50, 60 ndetse n'ibindi. Ikindi bakwereka n'ikira itara iyo uricanye, buretse turebe, bakwereka iryo ucanye, ikinyoteri iyo ugishyizemo barakikwereka, na moto yawe iyo umaze kwikura muri parking bahita bakwereka yuko iri ready ndetse n'ibindi byinshi. Iyo ufashe feri barabikwereka muri screen, waba ukeneye gucharginga bakabikwereka, mbese bakwereka everything you need to know about your bike and they give you all of information kuri moto utwaye cyangwa se n'urugendo urimo urakora, bakagenda bakwereka ngo uri gutwara muri uyu muvuduko, ufashe feri, moto yawe iri ready, uri muri parking ndetse n'ibindi nk'ibyo ngibyo. I think this is a very good idea. Bakoze ikintu cyiza kuba bafata amakuru yose bakayagushyira kuri screen ukagenda umenya ngo bimeze gutya mu rugendo rwanjye bimeze uko.